Mwaramutse. Good morning. Hallelujah. Nejejwe n'Imana muri iki gitondo ko impaye amahirwe yo gusangiza namwe ubuhamya. I'm happy for God to give me the time to share with you the testimonies. Hashize igihe kinini cyane ndasangiza ubuhamya bene data. It has been long since I shared with you the testimonies. Ndashaka kuvuga ku ngingo ebyiri. I'll speak about two issues. Ingingo ya mbere ndavuga ndibuvuge ku biganiro mpaka dukunda kugira, mvuge ku kiganiro mpaka cyashize. One is about the debate we had last time. Cya kabiri ndaza kuvuga ku binyerekeyeho, ariko nanone buryo Imana yampaye umugisha ubwo nari mfite ingorane muri uku kwezi kwa mbere, Imana kanyemerera kumva ijambo ryayo rikankiza izo ngorane. Number two, I speak about my heart, how I had some challenges and difficulties in my heart in the beginning of the year, and how God solved this problem. Nk'uko mubizi dukunda kugira deba, kandi izo deba akenshi ziba zitureba kuko kuri twe ni umugisha, bituma imitima yacu yegerana, tukagira ubusabane binyuze muri zo, ndetse tukabasha no kunguka binyuze mu gusangira ubuhamya buri muri izo ngingo ziba ziri muri deba. As you know, we usually have debates and we are able to gain much through sharing the testimonies, through sharing some ideas according to the topic. Reka dusome muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 13. I read Matthew chapter 5 verse 13. Ndasaba umuntu uri bumfashe mu gusoma. Let me ask someone to read for me. Umurongo wa 13 wonyine wa Matayo. Matthew chapter 5 verse 13. Who can read it for me? You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. Mu byumweru bibiri bishize twagize deba ivuga ku kurimbuka kw'abakiranutsi. Last week we had the debate about perishing of Christians. Mu by'ukuri twibazaga niba umukiranutsi ashobora kurimbuka, umuntu wavutse ubwa kabiri. We're asking ourselves, can a true Christian, a born again Christian, perish after receiving salvation? Bene data twarahanganye rwose biratinda. So brethren had much arguments. Ariko icyo nshimira Imana nuko twese twigizaga nkana kandi twari tuzi igisubizo. But I thank God because all of us we knew the answer. Abakiranutsi bavutse ubwa kabiri ntago barimbuka ngo bajye mu irimbukiro by'iteka ryose. All people who receive true salvation cannot perish in everlasting fire. Ariko twibajije impamvu muri Yohana ibice 15 havuga amashami yahanyuwe kubera ko atera imbuto, agahambirwa, agatabwa mu muriro. But we're asking ourselves about the branches spoken in John chapter 15 that are bound and thrown in the fire. Twibazaga niba abakristo bangiritse aribo baba bavugwa muri iyo ngingo yo muri Yohana. So we were asking ourselves if the Christians who got corrupt are those who are being spoken. Nge mu ruhande rwanjye icyatumye ngira umutima ushima Imana nuko nafashe umwanya munini wo kwitegura iyo ngingo, kandi nabashije guhirwa cyane ubwo nasomaga Bibiliya. So when God gave me the heart to prepare about this topic, I received much grace as I was preparing and reading the Bible. Ubundi birivuga ko icyaha ari ukuba mu mwijima, icyaha ni ukuba umuntu adafite Imana. The Bible says that sin is having no God or being in darkness. Kandi nanone kuba umukiranutsi ni ukuba mu mucyo. And being righteous means to be in the light. Ariko ikintu gitangaje byombi biba bihari nk'uko Bibiliya bivuga. Umucyo n'umwijima n'ubundi biba bihari.
The amazing thing is that both are there, darkness and light. niyo mpamvu rimwe na rimwe umukiranutsi yongera kugendera mu mwijima kandi yari umuntu waremewe kugendera mu mucyo, niko nabyita. That's why sometimes a righteous person can walk under the darkness, yet he was meant to be in light. Ese umukiranutsi ugendera mu mwijima, icyo gihe iherezo rye ni iri? So what is the end of a righteous person who walk under the darkness? Rero ibyo nibyo twabonye dusanga mu by'ukuri nubwo atarimbuka ngo ajye mu muriro utazima, ariko ubwe ararimbuka, ubwe ari ibyiringiro, atakaza ibyiringiro, atakaza ubushizi bw'amanga, abaho ubuzima bubi ndetse kuruta n'ubw'abanyabyaha. But through the debate we're able to see that though this person cannot perish to hellfire, but he perishes because he lives under darkness and without hope, and he lives the life which is miserable. Ndetse muri Petero avuga yuko ibya nyuma biba bibi kuruta n'ibya mbere. Even Peter, it says to say that his last things are worse than the first. Rero mu bintu byantangaje nuko hari bene data bakomeje kumpamagara bambaza bati se komeza utubwire harya ngo mukiranutsi arimbuka gute, ariko nashimiye Imana ko nabashije gukomeza gutanga umucyo kuri icyo kintu. So after the debate, some brethren called me asking, please keep telling us how a righteous person can perish. And I was thankful to God because I was able to clarify it. Ndetse n'uyu murongo dusomye murabona ko birivuga ngo muri umunyu w'isi, umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki. Even this verse talks about the salt, and the Bible says that if this salt loses its flavor, it is good for nothing. Ntacyo uba kimaze usibye kuwujugunya mu nzira abantu bakawukandagira. But to be thrown out and trampled underfoot by men. Ngo wari umunyu uryohera abantu ufite icyanga ariko wakayutse. It was salt with flavor, but now it loses its flavor. Usibye nta kindi uba kimaze usibye kuwujugunya abantu bakawukandagira. And now it is good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Abakiranutsi n'umunyu w'isi, abantu bavutse ubwa kabiri n'umunyu w'isi, niyo mpamvu bagomba kuba icyanga cy'isi bakaryohera abantu. Righteous people are the salt of the world, the earth, so they have flavor. Ariko se mu gihe bagendeye mu mwijima kandi bari icyanga kiryohera abantu? But what if they walk under darkness? Muri Yuda haravuga ngo bahinduka intaza zisitaza abantu. In the book of Jude, the Bible says that they become a stumbling stone. Kandi baba bameze nk'igicu kitagira imvura. And they are like a cloud without rain. Ndetse n'ibiti by'inkokore bitagira amashami birumvikana n'imbuto. And they are like trees in the wilderness without leaves and fruits. Mu by'ukuri nk'abakristo tugomba kwita cyane ku buryo tutakangirika twishingikiriza ku ijambo ry'Imana. So through the word of God, through relying on the word of God, we Christians, we need to be keen about this perishing. Kandi kwangirika bitangirana no kwimura ijambo ry'Imana. And being corrupt means to replace the word of God. Tugatangira kuyoborwa n'ibitekerezo byacu. Following our thoughts. Uko niko tugwa mu mwijima tukangirika tukarimbuka. Falling under darkness and perishing. Murakoze cyane kuri iyo ngingo, n'ubundi ufite ikibazo azambaze. And I wish to keep also discussing with anyone who has like a question about it. Muri uku kwezi kwa mbere nagize umutwaro ukomeye cyane ku bibazo byanjye by'akazi. Personally, in January, I had burdens in my heart at my working place. Byarambabaje cyane ariko bituma ngira umubabaro mwinshi. At the time, I had much darkness. Ariko umunsi umwe byarabaye naje guhura n'ijambo ryo muri Luka, ndumva ari igice cya 11 umurongo wa 29. After that, I received the word in the book of Luke. Naje kumva umushumba Bureza ari kwigisha avuga uburyo mu by'ukuri Imana twizera itandukanye nuko twebwe tuba tuyifata. So Pastor Bureza was preaching saying that the God we believe is different from the God in our thoughts.
yatanze urugero avuga ku bana bakina imikino njyarugamba uburyo iyo bagitangira baba barwana mu nzira bagenda batera imigeri bagera gute, ariko umuntu w'inzobere we ahubwo niyo umucokoje araguhunga. I spoke about the kids who are under training about martial arts, especially taekwondo. When they are on the way, they go fighting. But those who are experts, even if you try to beat him, he ran away. Impamvu iryo jambo ryamfashije nuko mu by'ukuri nigereranije na bagenzi banjye dukorana, nari namaze kwanzura mu mutima wanjye wacuze umwijima, ndavuga nti ari abantu barasenga babonye promosiyo n'ibiki biragaragara ko bashobora kuba bizera Imana, banabivuze ntago nabahakanye. So when I compared myself with my colleagues at work after they got promotion, I was saying maybe these guys, they pray more than me. Even if they say that they believe in God more than me, I cannot argue them. Nyamara ahashize nigishaga ko urukundo rw'Imana rutagaragarira mu biboneka, ariko ubwo nari namaze kugwa mu mwijima mvuga ko nyine rwa rukundo nagomba kurubonera mu bifatika. However, before then, I could preach and tell people that the love of God is not proven by what is seen, but at the time I had forgotten everything. Abantu basanzwe ubundi nuko bizera Imana ibashyira hejuru, Imana ibakuza, Imana igihe cyose ihora ikubita ibintu byose bikajya ku ruhande bakagaragara ko ari bo bantu bizera Imana. Ordinary people, this is how they believe in God, God who exalts them, God who promotes them. Ariko mu by'ukuri naje kubona igisubizo. Imana twizera, Imana ishobora kubikora cyangwa ntinabikore kandi igakomeza ikitwa Imana. But I received the answer. God whom we believe, may he promote us, may exalt us, but even if he doesn't, he is still God. Niko byanditswe, twabonye ko babagabo b'inshuti za Daniel baravuze ngo Imana dukorera ibasha kudukiza, ariko nayo itadukiza nta kabuza ntago turi bupfukamire igishushanyo cy'umwami Nebukadineza. It is written even in the book of Daniel when his colleagues testified, God whom we believe can save us, but even if he doesn't, we cannot worship your idol. Na Habakuki yarahanuye yaravuga ngo naho imitini itatu bagahingira ubusa imyera, bagahingira ubusa inzabibu, inka zigashira mu biraro, ibigega ntibimwe amasaka, ntago cyatuma ndahimbaza Imana kuko ari Imana y'agakiza kanyu. Even Habakkuk prophesied it, saying, even if you don't harvest, or even if your kettle's finished in the stores, I cannot miss to worship God. Ubwo numvaga iri jambo rero nagiranye ubusabane naryo ndaruhuka. So when I had this word, I was able to recover the relationship with my God, and I received rest. Kuko Imana yasubije abantu bibazaga ibimenyetso, Yesu yarababwiye ngo nta kimenyetso muzabona keretse icya Yona. Because Jesus answered to people who were asking the signs, saying, except the sign of Jonah, you will not see any other sign. Ibintu byose tubirebeye mu urukundo rw'Imana, tururebeye mu rupfu rwa Yesu, ibintu byose tukabigera tubipimishije urupfu rwa Yesu, tushobora kubona igisubizo cyuzuye. If we decide everything about the love of God from the death of Jesus, we can see the solution of all problems. Icyo nicyo kimenyetso simusiga kigaragaza ko Imana idukunda kandi izirengera ibyacu byose. This is the greatest sign that proves that God loves us and is responsible for us. Gasoreza hano mukomere Imana amashyi. Please clap for God and speak up to him.